mubo dufite hano muri studio. Bwana Ndutiye, ikaze mu kiganiro 10 Tonight. Murakoze Mike. Ngira ngo Bwana Ndutiye asanzwe abikurikirana cyane igihe kirekire, akurikirana muziki cyangwa se umuzika wa gospel music, urabimazemo igihe kinini cyane. Umusore wabikurikiranye ari muri radio, ari amateleviziyo, ari ukwandika, byose bibayemo igihe kinini. Groove Awards watangiranye nayo, ubu uyu munsi uramutse utanga amanota avuga ko ivuye he, igeze he? Groove Awards ubundi uhaye ikintu amanota ukurikije intego zacyo. Intego zacyo abanyakenya bakibizana bwa mbere ni ibintu ubundi byakiriwe nk'ibintu bishyashya. Ati ikintu kinini kuriya stage tutari tumenyereye, abantu bakavuga bati aho sisi yayobeye mu rusengero, yayobeye mu bintu bya gospel. Ariko uko iminsi yagiye ihita aba bagiye basobanurira abantu bakavuga bati biriya ni ibintu bituma izina ry'umuhanzi rikura, uko rikura niko na bwa butumwa vuga bugenda bugera kure. Icyo gihe insanganyamatsiko yaravuga ngo let your light shine, reka imuri kurimo igere kure, igere isakare hose, igere no ku bandi. Njye ku bwanjye rero hari ibyo twagiye tubona bitewe nuko buriya abanyarwanda muri kamere y'abanyarwanda ntabwo kwakira ikintu gishya ari ibintu bibanguka, ni ikintu kigoye kubera ko hari ibintu abantu batagiye banyurwa nabyo. Nanjye nk'umuntu wari ukibonye ndi mushya kuri ibyo bintu mbibonye niyo nk'umukristo nabonaga atari ibintu bikwiye kwitwa ko ari ibintu bije muri gospel. Au fur et à mesure ko twagiye tubibona, ukabona uko abantu bagenda bahabwa urubuga rwo kuvuga ibintu bya gospel, ibintu bya gospel kumva ko atari ka kantu kutuntu n'utundi turi buvugwe mu gitangazamakuru mu mwanya w'ibintu bya gospel. Njye nagiye mbona hari ahubwo butumwa bugenda bugera, ariko ku rundi rwego ugasanga hari ibintu abantu bifuza ko bigerwaho ubona bisa naho bitinda kugerwaho. Ukibaza birapfira he? Ese ni mu buyobozi bwabyo, ni mu buhuza bikorwa bwabyo, bipfira hehe n'ibigikorwa ari kinini kuriya stage ikaboneka mu buryo butagoranye ya Mo Sound yubashywe muri East Africa. Icyo bwacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ibitangazamakuru bitandukanye hari n'ibya gikristo byiyemeza kubijya inyuma bikabyamamaza, ariko haracyabura amafaranga. Niyo kibazo ubundi n'ibyagiye bivugwa, hari n'ababivugaga ngo urumva bikarangira usanze ari kashe kabaza. Ariko yenda dusubiye inyuma turajya kujya amafaranga nyuma. Igira ngo Groove Awards igitangira cyari gikorwa kuko nkuko babivuze abantu benshi bishimiye bakabona kije guteza imbere umuhanzi zikora umuziki wa gospel hano mu Rwanda, na benshi batanze ubuhamya bwiza cyane. Ariko ngira ngo polemique ya mbere yabanje kuba mu gihe cya mbere nuko byaje bisa nkaho byitwa iby'urusengero rumwe, uko bigenda bikura babona n'izindi nsengero zirimo, uko bigenda bikura hazamo n'icyo kibazo cy'amafaranga. Ese ntubona ko ikibazo cyabaye yenda mu ntangiriro cyangwa no kuba abanyarwanda benshi ubwabo, abanyarwanda bamwe na bamwe b'abahanzi bashobora kuba batarakibonyemo kubera ko hari igitekerezo kitazanywe n'abanyarwanda sample usanga kiturutse muri Kenya bati ntabwo ari ibintu byacu by'umwimerere? Urakoze. Ubundi niho nahereye. Kuba ubwabyo igitekerezo cyagirwa n'abantu bagakontakta Moriya ari abantu biganjemo muri Zion Temple, ubwabyo si ikibazo kuko bigira aho bitangirira. Ahubwo ngewe nyuma aho imyaka yagiye iza, ikibazo cyari ukuvuga ngo ese kubera iki byagumamo abantu muri Zion gusa. Ndabyibuka icyo gihe abantu basohotse bavuga ngo ni Zion Awards, ni awards z'abantu bo muri Zion. Utanze award ni wo muri Zion, uwayiha ni wo muri Zion, abari kubyirukamo babiteguye ni Zion nabo muri Zion Temple. Ariko nyuma twagiye tubona abandi bahanze mu yandi matorero, wenda ntihabure ko abo bantu bo muri iryo torero risa naho ribishyushyemo cyane, ribirimo cyane. Na Gitwaza ubwe akavuga ati mutora abana bacu, abana b'itorero. Ibyo ntibyabura, ariko ikibazo cyaje kuvuga ngo ese ibi bintu bitangira gutya kandi wenda umuhanzi muvuga ngo ni ukushyira ahagaragara itaranto ye, kandi agendwaho amafaranga menshi, izo SMS zimugendaho, kuki hatagaragazwa uburyo ki nawe yagira uburyo ashyigikirwa? Niba ari uwakorewe ikintu, niba ari uwatowe muri kategori runaka, kuki nta kindi yakorerwa kirenze kuba yahawe ya award akayicyura? Ubundi byatangiye gutyo kubera no kugongana n'imyumvire yo kudahita byakirwa vuba. Nicyo kibazo mbona cyabaye ku ikubitiro. Hanyuma ninde wagombaga kubisobanura ku ruhande rwawe uramutse usobanurira umuntu ku giti cyawe? Kuko ese ni Moriya ari gufata ya mbere kubisobanura n'abategura, kuko Groove Award ni ibihembo bikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Ngira ngo mbwire namwe mudukurikiye
Groove Award yatangiriye mu gihugu cya Kenya ni naho ishinze imizi Imaze cyane imyaka 10 muri imaze Kenya. imyaka 10 ni kimwe mu bihembo binini cyane ku buryo n'abayobozi b'igihugu na perezida wa Kenya ubwe arabyitabira inshuro nyinshi ni ibihembo bimaze kugira izina biratangaje kumva hano mu Rwanda bikiri ku rwego rwo hasi cyane cyane abahanzi barafashe ya mbere mu gusa nkaho batabyakiriye vuba n'amadini n'amatorero amwe namwe ntabyakire vuba. Mike mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana apfa mwiterura mu gihe ibyo byari bivuyeho haje n'ikibazo cyo kuba n'abantu bari muri mu babitegura nabo haraho batabyumvise kimwe. Igihe cyarageze warabimenye ko Aimable haraho byageza bivamo yari warukuriye akanama kabitegura abivamo avuga ati ngiye hari ibintu mbona rwose bitanyubahisha nk'umuntu na kariyeri n'igihe nabaye muri ibi bintu ndabona ari ibintu ahubwo bitakubahisha izina ryanjye reka nkuremwe akanjye karenge. Buriya cyari ikintu gikomeye cyane ni n'ibintu byagize ingaruka zikomeye cyane gufata umuntu nka Aimable abantu bazi mu bikorwa binini umuntu twavuga ko ari integre wiyubashye kandi usanzwe afite izina rizwi no kuvuga ngo yari no gufasha n'abandi kuzumva ibyo bintu. Ni umukristo muri Restoration Church ni umuntu ufite uburambe mu bintu nk'ibyo by'imyidagaduro muri rusange nabyo buriya byaje ari nk'ibikoma mu nkokora umuvuduko wa Groove Awards. Gusa hari abantu bavuze bati ntabwo twakomera ko ibintu ariko ntashobora kuba harimo n'ikibazo cy'abantu bashobora kuba bati biriya bintu kuko bizanywe na Mo Sound bizanywe na Moria kuko babonye ko nta janisha bafitemo nta pourcentage bafitemo inyungu bakavuga bati okay reka bibe bya bindi homboka cyangwa se tugabane niwanga bimeneke cyo ntigishobora kuba kirimo. Sinibwira ko kuko twemeranye twese ko igikorwa ari cyiza ni cyiza kinafitiye akamaro abahanzi vision ubwayo simbi kuko hari abahanzi ba gospel tumenyera nge narindi ku Gisozi mu kanya hari abasore rwose baririmba Sano Olivier stage twayibonye avuye muri Uganda ni umuntu ubona ko ni itaranto yarira aho ngaho ariko tutari tuzi ariko rwabaye urubuga rumugaragaza nk'umuntu ushobora kugira abandi bantu afatiraho bari bageze wenda bakuze batakigaragara cyane kuri ubu ngubu ariko nge nibwira ko ikibazo cyapfiriye mu buyobozi ikindi kintu gikomeye cyane Kanyamibwa kuvamo n'uruhare yari abifitemo kandi ubwo byakurikiranye no kuvamo kwa Aimable nawe abavuyemo ibyo mbona hari ibyo bintu byagize uruhare runini cyane mu kudakomeza mu muvuduko w'icyo abanyarwanda bahise bagaragaza bacyakira Groove Awards bakiyereka ko atari ibintu bahise bakira hari ibyifuzo bahise bagaragaza gushyira mu bikorwa ibyifuzo by'abanyarwanda rero ngo kibe ikintu cy'abanyarwanda produit y'abanyarwanda biyumvamo wa murokoraho harakavuga ati ibintu koko ntabwo ari ibintu bavuga ati byo mu isi byaduteye mu rusengero ahubwo ni ibintu byacu ni bize byitwa Groove Awards cyangwa se ibinitwe n'ukundi ariko bize ari ikintu tubonamo ya monde yacu ya gospel. Yes. Urakoze cyane Flora nibutse mwebwe mudukurikiye ko mu cyumweru cyashize n'ubundi Groove Awards Rwanda yashyize hanze urutonde rw'abahanzi bagomba guhatanira ibihembo byo muri uyu mwaka wa 2016 ngira ngo turaza kugenda twifashisha amashusho muri background muraza kugenda mubireba Stizo nawe wakurikiranye urutonde rw'umwaka rwasohotse. Yes narakurikiranye mukanya ari mubwira abantu ko twakira n'ibitekerezo byabo nagira ngo hari abantu batandukanye mugenzi wacu Jabo yagerageje kudushakira harimo abahanzi bagiye baganira nawe ndetse harimo n'umwe mu bantu bategura iki gikorwa baganiriye nabo hari icyo bavugaho ngira ngo twabajyaho hanyuma mukanya turanagaruka tunabibutsa uko byari bimeze ubwo batoraga hanyuma dukomeze n'ingingo yacu. Yes reka tubanze turebe koko ayo mashusho y'abo bantu turagaruka namwe mushobora kudukomereza kuduha ibitekerezo binyuze kuri page ya 10 Tonight kuri Facebook ushobora kuduha ibitekerezo byanyu bigize kuri page ya 10 Tonight official kuri Instagram ushobora kwandikira Mike Karangwa kuri Instagram Twitter cyangwa se Facebook ukaduha ibitekerezo bya turabisoma cyangwa se Simeon Stizo Muhumuza hose natwe turaza kugenda dusoma ibitekerezo byanyu. Reka dukurikire ibitekerezo by'abantu batandukanye bagira icyo bavuga kuri Groove Awards. Harimo ibibazo byagiye bigaragazwa no mu myaka yatambutse aho usanga amagroupe mu by'ukuri aritabira ariko ntibashimishwe nicyo navugaga ku bihembo se cyangwa n'uburyo bashyira abantu ku myanya ugasanga nka groupe yari ikunzwe cyane nayo mpamvu arizo zisigaye zivamo mbere ugasanga yari ikunzwe cyane ariko bitewe n'uburyo ibyo bakurikije bitubahirijwe
ugasanga ihise ivamo, kuko hari igihe usanga mu gutanga ibihembo bayishyize nko ku mwanya wa nyuma, nyamara abantu babizi neza ko ariyo yaje ihagaze neza, ndetse rimwe na rimwe n'abafana benshi cyangwa abantu baba bitabiriye baje bakurikiye iyo groupe. Iyo baje babakurikiye rero barangiza bakabona hagiye inyuma ahubwo bashyize ku mwanya wa mbere abandi, usanga bibababaje, bikaba byanateza n'umwuka mubi, bikaba ntekereza ko aricyo gituma bamwe mu bahanzi bakomeye ndetse n'amakorali akomeye ahitamo gukuramo kandidatire yayo se cyangwa akavuga ko atazitabira. Groove Award ni nziza cyane kandi ibereyeho kugira ngo ifashe abahanzi kuzamuka, ariko icyo navuga ni kimwe, aribyo nagiye numva ngo nk'umuntu yabaye Best Artist of the Year ugatorwa, bambwiye ko nta price batanga, nta kintu donc batanga, kandi ntago bari byiza. Burya ishushanwa ryose rigomba kugira reward, so rero byaba byiza. Sinzi ukuntu ubu ngubu bimeze, bashobora kuba birimo, ariko ibyashize niko numvaga. So rero bibaye kimeze gutyo bazabihindura bakajya bashyiramo igihembo gifatira kugira ngo umuhanzi amafaranga aba yarashoye mu muziki abone n'andi amufashe kugira ngo ibintu bigikomeze. Ntabwo jewe mbishyigikiye ko bakagombye kuvamo, kiretse uvuga ngo wenda bitegura mu nzira mbi, wenda bafite aho bashaka gutonesha. Niba badafite aho bashaka gutonesha, ari ukwerekana ibyiza by'umuziki n'abaririmbyi aho bageze, numva nkatwe nka korali yacu twabankuraje ahubwo gukomeza gukoresha imbaraga kugira ngo noneho n'utwo tutanoze bakomeze batunoze, twese twibone muri uwo muziki wacu. Singiza Imana. Ubushize ngira ngo twagerageje gukosora byinshi nk'uko nari nabibabwiye mu kiganiro cyanyu, kandi n'ubu turacyafite ibyo gukosora. Kubera iki? Kubera ko umuntu iteka ikiremwa muntu kibaho mu makosa, kikagerageza kwirinda amakosa, ariko ni ukuvuga ko turi mu isi, hari utuntu tumwe na tumwe tugenda tuba bitewe no kutamenya, bitewe n'amikoro make, bitewe n'iki. Ikindi n'abantu ubwabo bakagerageza kumva intege nke z'abandi, ntihabeho kumva ko amakosa gusa yabayeho, ariko noneho bakumva nuko hariho n'intege nkeya, ariho umuntu yunganira undi. So n'ubu turi gukosora. Bushize abantu bifuje ko dukora tour, twagerageje kubishyira mu bikorwa. Uko amikoro agenda aboneka buri munsi hari ibyo dukosora, n'ibidasaba amikoro ariko bikazamo amakosa nabyo turabyigaho, tukareba icyo twakora kugira ngo bive mu nzira. Ubundi Groove Award Rwanda buri mwaka mwumva ngo hari amazina menshi adashobora kuzamo, ariko ndanabibutsa muri abanyamakuru mujye mureba ayo mazina nayahe. Ese ubundi bikorwa afite ubishyize ku munzani byapezanya koko n'ibyabo bari muri iryo rushanwa? Icyo dukwiye kubanza kukira, kuko turabasesenguzi. Icyo gihe rero hari igihe umuntu abikora mu buryo bubiri. Hari igihe umuntu asanga nta bikorwa afite bimwemerera kuzajyamo, akitanguranwa mbere ko atazajyamo. Rimwe na rimwe ntabe yanabibwira Groove Award ati aha sinzajyamo, sibyo? Ahubwo akihutira kubibwira itangazamakuru cyangwa inshuti ku ruhande. Hari ibyo dufata nk'ibihuha, ariko kugeza ubu nkora mbivuga buri mwaka. Nk'ubu ababidusabye ni Patient Bizimana, ni Tonzi, ni The Blessing Family. Barabidusabye kandi twarabyubashye ko batazagaragaramo. Impamvu yabyo babidusabye barayizi, kandi natwe twabiganiriyeho nabo. Ejo nibwo nawe mvishe ngo Healing yasezeye. Guys, byarantangaje. Healing ibujuje formulaire basaba kwitabira Groove Award. Bamaze kuyuzuza, turanabahamagara bamaze gutorwa, turababaza murabyemera, bati turabyemera. Kugeza uyu munsi Healing yatubwiye ko yasezeye. Turubaha ubusezere bwabo, ariko nta baruwa twigeze tubona idusezerera. Byaranatutangaje kubona badusezerera mu itangazamakuru, nyamara twebwe tutarabahamagariye mu itangazamakuru. So rero dukwiye kujya dukora akazi nk'abanyamakuru, ariko itangazamakuru ni iryigisha, tukigisha n'abantu kwitwara kinyamwuga. Birafasha cyane. N'ubumuntu niki ko umuntu agusezerera mu itangazamakuru, birababaje kandi biteye agahinda. Icyo kintu ntago nashishikariza n'abahanzi bose kuzongera kugikora. Ikindi ni ugushishikariza abantu gukomeza gufasha abahanzi babo, kuko dufite abahanzi benshi bakwiye gushyigikirwa. Nibwira ko gospel mu Rwanda higana mwese murahabona, kandi intumbero twari dufite duhaguruka, ngira ngo bafurora murabizi n'abandi, ko ari uko gospel iza shining. Ubushize twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo let your light shine. Ubu dufite ngo come as you are. Ubu rero dukoze inverse, twavuga ngo ngwino ukuri ariko ureke impano yawe irabagirana. Nibwira rero ko ari cyo twavuga. Yes, arakoze cyane umuyobozi w'urubuga rwa internet ibyishimo.com uri no mu bari gutegura cyangwa gukurikiranira hafi imitegurirwe ya Groove Awards Rwanda.
hari ikintu avuze nemeranya nawe ku ruhande rumwe yenda mbere ko dukomeza bwana Flora umuntu gusezera batarakunominatinga byibura ukavuga ati ntacyo ni munominatinga ntimuzanominatinga ibyo byo biriyubashye ariko kubona bamaze kugushyira ku rutonde ugasezera uri umuhanzi wiyubashye noneho waranujuje formulaire ntabwo byiyubashye ntabwo ubuze icyo ushaka nge niko mbibona waranategujwe ko icyo gihe kigeze waranategujwe ngira ngo buriya nge ndubaha cyane Patient ndubaha Tonzi nk'abantu bavuze bati oya nimujya kunominatinga ntimuzadushyireho aho ngaho biba byiyubashye ariko kuba bagushyizeho wabyemeye umaze kubona urutonde uko ruri uhiye ubwoba urasezeye n'ikibazo hanyuma tugaruke kuri nominations uyu mwaka koko nkuko babivugaga twabonyeho mazina manini atarimo yenda uretse abari barasabye kutajyamo nka Patient Tonzi n'abantu bakomeye ariko ntituri kubonaho abantu nka Diana Kamugisha mu bakoze cyane 2016 ntitubonaho abantu nka ba Dominique Nick hari mu gihe cyashize Israel Mbonyi kutamubonamo abantu ntabwo turi kumubonamo hari abantu bakomeye muri Gospel bamaze kubaka izina rinini nk'aba Wimana Aime abona abantu bafite amazina aremereye batewe bose babireba ngira ngo ba Tatien Titus we ndumva ari nominated abo bantu kukibo batari bubona ari yihe mpamvu Mike ndaza no kubariza kandi kibazo kamwe ese kuki umuntu agiye kuza award bamusaba kuza formulaire byo ntabona nta nenge urakoze wenda mpere kuri ako ngako ugomba kuzuza kugira ngo habe harimo n'ubushake bwawe ntabwo uri forcé kuba wabijyamo niba wemera ko wajyamo nyine bivuge ko ugaragaza ubwo bushake bwawe bw'uko wabijyamo ntibizahinduke nyuma byitwa ko bisa naho ari ibintu washyizwemo ku gahato ikindi kuri icyo ngicyo cy'uko hari amazina ataragaragaye buriya René twigeze kuganira n'ubundi tubigarukaho n'ubundi ugiye kureba usanga Mbonyi wazira ndirimbo zimaze iriya myaka yose uretse ahantu yagiye atumirwa nabwo atari ibitaramo uretse igitaramo kimwe cyo muri 2015 nabwo ni cya kindi yakoze Kigerino akiva mu Buhinde nta ndirimbo tuzi yasohotse mu myaka ingahe ishize muri periode irebwa ni Groove Awards y'uyu mwaka nta video nta nimwe ku rundi ruhande yabigusobanurira urabyumva ariko nanone iyo no awards n'ahandi hose gukora k'umuhanzi ntabwo ari ukuba waratumiwe mu bukwe ntabwo ari ukuba waratumiwe mu giterane cya kanaka iyo initiative yawe nkawe igikorwa kikwitirirwa gisinyeho wowe niko gukora k'umuhanzi umerita kujya muri kategori runaka akabarwa mu bagomba kuba nominated njye niko ntekereza nubwo navugira Groove Awards ariko nibwira ko iyo philosophy biri inyuma hanyuma se buribona awards ubundi abantu mureba byakozwe mu kasesinga kurusha kuko ntekereza ko impungenge abantu bamwe bafite baravuga bati niba mubwira abantu bishyire kuri liste buzuze formulaire bivuze ko n'udafite ibikorwa bihambaye ashobora kuza agakora ngira ngo ahangaha turifashisha n'amashusho yafashwe na igihe tureba uko byari bimeze muri sale banominatinga abahanzi ejo bundi ngira ngo byari ibintu byiza ariko ugiye kureba urareba nko mu makorari uragenda ugasanga ni nka korari nk'imwe yonyine izwi cyangwa zitazwi urareba za website zihari nta website zose bashyize ku murongo ugasanga nta nimwe iramenyekana usanga ahubwo izizwi yisange.com muzizwi ibyishimo.com muzizwi ugasanga ntiziriho icyo kintu cyo ubona cyo kuza formulaire ntigikumira bamwe cyangwa se igafavoriza n'abantu babo ko umuntu ashobora kuza akishyira kuri liste ari wa muntu wakoze indirimbo 2 cyangwa 3 Michael Rabimbajije ariko umuntu wo muri Groove Awards yaba ari hano nanjye mba murebye nkamubaza ariko nibwira ko ariho ngewe ndakubaza nk'umuntu uri hanze ubuyobozi bwa Groove Awards bukwiye kureba bukavuga butese aka kanama cyangwa se abategura ibi bintu nta rindi jisho bagomba kurebesha ibi bintu kuko nanone nimubikora hakaza umuntu hari nk'abantu bari kumbwira bati tukarebye dusanga nta ndirimbo n'imwe uriya muntu afite izwi kandi kuko babireba ugasanga hari nk'abantu bumva ko baryohewe no kuzatunga award ariko wareba mu bikorwa ukamushaka ukamubura ugatungurwa no kumva ngo bamuhamagara ukumva ni mushya mu matwi y'abantu naho nyine kandi utari no muri kategori ya New Artist of the Year no muri kategori zitwa ko zikomeye nibwira ko ari ikintu abategura Groove Awards bari bakwiye kureba bakavuga batese ibi byo kuba twaha freedom y'abantu kuba bakuzuza forms
nta kuntu umuntu ashobora guharanira kuvuga ngo nawe agaragare mu bazahabwa awards ariko nta bikorwa bimufasha gushimangira ko amerita kuza muri iyo kategori nicyo kintu numva bakwiye kurebaho cyane. Reka noneho tujye ku cyitwa cash cyakomeje kugenda gitera impaka, yenda abadukurikiye namwe muragira icyo mutubwiraho no kuri Facebook turaza kubisoma mu kanya kari imbere. Abahanzi cyangwa se abakurikirana ibintu byinshi bati n'ubundi mu busanzwe abahanzi baririmba bakora muzika ya gospel nta mafaranga barakoraho, kuko usanga benshi baririmbira mu nsengero, nta mafaranga barakoraho nkuko abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe busanga bafite amakontara manini mu mabanke, mu bigo byamamaza, abantu bakabatumira mu makonseri manini. Abahanzi ba gospel usanga ibyo bintu batarabona amafaranga nk'ayo ngayo. Bati none se na opportunity tubonye award nayo nize ntidusigire n'akantu na kamwe. Abenshi bati niyo mpamvu tuyikwepa. Flora, ni ikibazo ngo byasesinga gute nk'umunyamakuru usesengura bya gospel muri rusange? Ngiko mbitekereza kuko nanjye hari award nigeze kubona. Yes, nk'umunyamakuru n'ikiganiro cyiza, ikiganiro ndetse n'umunyamakuru. Ariko amakorali abantu b'inshuti zanjye n'uyu munsi wa none aho bari ndabasuhuza abantu n'uyu munsi tugihura bakambaza Ten Gospel Show, ibyo tuzabigarukaho ubundi. Ariko abo bantu bose, izo nsengero zose, ayo makorali yose, byonyine nka korale, byonyine abantu baba batora kuri SMS akagenda amafaranga mu 60. Urabireba ukasanga hakenewe umucyo wo kugaragaza aho ayo mafaranga ajya. Ayo mafaranga ajya he? Bahuke no kubigaragaza. Ayo mafaranga ariko ajya mu myiteguro niya kodesha za sound niza kodesha za stage. Sinibwiye ko ibyo byose twabonye no mu gihe batoraga. Ibyo ngibyo mu gihe bitangajwe mu buryo buri official byaba byiza kurusha, ariko uwo mucyo ubukenewe kubera ko turacyari muri gospel industry ikiyubaka, igikeneye gufasha abantu gukuza imyumvire. Uwo mucyo niho ubukenewe cyane, kuko abanyarwanda muri kamere y'abanyarwanda uwo mucyo ubukenewe kugira ngo n'imyumvire yabo yakira ibintu mu buryo butagoranye. Nabango muri rusange Groove Awards ni rero urgitanga akantu kugira ngo yo ibustinge, ariko hakagaragazwa amafaranga yagenze kuri kanaka ku bantu muri rusange. Si ngombwa ngo kanaka naya, ariko yatwaye ibi, yakoze ibi. No muntu watowe niyo yaba yaratowe agahabwa award gusa, abe fier no kuba yaragize uruhare mu kuba hari cyagenze neza aho ngaho. Yenda no gukora exposure y'abahanzi bikiyongera. Groove Tour yabaye, wenda se bizakomeza bikure, ariko niba n'uyu munsi wa none MTN yagiyemo nibyo. Turi kumva amakuru avuga ko hari kategori bashaka kuzagira gasheke gaherekeza award, ariko nabyo nibitangazwa hakiri kare. Kuki byaza nka surprise? Nibitangazwa abantu baba babizi, nibiba bye kuzafatwa nkaho hari ubwiru bwashatse kubibamo, bitangazwa bibe bizwi mu mucyo nyine wa Gikristo. Urakoze cyane. Mu kanya tugiye kwakira telefone, reka dufata akanya gato twumve indirimbo cyangwa se turebe indirimbo y'umuhanzi w'umwaka muri Groove Awards ubushize. Turumva akanya gatoya ubundi twakire telefone tuze no kugana ku musozo. Ni indirimbo y'umuhanzi bita Diana Kamugisha, niwe watwaye igihembo cya Groove Awards cy'umwaka muri 2015. Haguruka wicike intege
Diana Kamugisha mu ndirimbo ye nziza cyane niwe wabaye umuhanzikazi w'umwaka. Felicitation, reka twitegure kureba uzamusimbura. Uyu mwaka harimo ibihangange, harimo ko muri video harimo Gaby Kamanzi, sinzi ko muri video ye hari izapfa no kwitsinda. Hanyuma mu gihe dutegereje telefone no gusoma message tanga recommendations zaba zihari nka recommendation nk'ebyiri kugira ngo dusoze, ariko tureta tunakira ubutumwa bugufi. Stizo nawe aradusomera message twamaze kubona muri kano kanya. Bo igicyo navuga nuko kubwanjye nk'umuntu ukunda ibintu bya gospel, numva tudabaro nishimira ko MTN yagiyemo. Hari n'abandi wenda bazagenda bazamo, ahari biratinyura n'abandi. Nibwira ko ubu ngubu igikenewe nuko abakuriye Groove Awards bashyira imbaraga mu mucyo no mu kunoza imikorere, noneho n'abantu bakabona ko ibintu bya gospel burya ni ibintu bizima kandi bishobora no gukorwa mu buryo bushobora no kugira n'abandi bungura bashobora gukenera kugaragaza ibikorwa byabo. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumva, kandi nibwira ko imyumvire y'abantu izagenda ihinduka cyane. Ikindi ni ugukangurira abantu kujya inyuma ibintu bya gospel. Hari n'ibindi bikorwa byinshi uretse n'icyo, hari n'ibindi bizagenda biza kandi bigaragaza ko gospel ishobora kuba ikintu kinini. Byo byatangiye no kugaragara no kubijya inyuma, kuko gusaga 95% ndabisubiramo n'abakristo. Ni ikintu rero kigomba guhabwa agaciro. Yes, urakoze cyane Stizo. Turebere ku butumwa bwamaze kuboneka, hanyuma tunakire telefone nk'ebyiri tukomeze n'ayandi makuru. Ubutumwa bwo ndabona hari nk'umwe watanze igitekerezo aterega nabo ibanze kugumamo, gusa nabo barareba bagasanga ntacyo byabafasha. Ni gute waba ufite izina ryawe ukajya muri iryo rushanwa? Njye numva hanini rihabwa abo mu itorero rya Zayoni, wowe udasengayo. Ubwo se wowe ntiwaba uri kwicira izina ubaye udatowe? Yes, iki nicyo kimwe mbashije kubonaho. Ubwo hari na telefone hari twayakira nta kibazo. Niba rundi kuri telefone turaza kumwakira. Ubutumwa bwo no kugenda bwitereshaje buri kanya kuri telefone 3310. niba hari umuntu uriho twamwakira, cyangwa se tukaza no kumwakira mu kanya kari imbere. Stizo, niba hari umuntu uri kuri telefone watubwira, yaba ntawe uhari tugakomeza gato tugafata akanya tukaba turetse gato. Florent Dutier, n'andi makuru turaza kugira ko mu kanya. Mbibutsa ko amakuru ya gospel yaracyahari menshi cyane, turaza kubabwira mu kanya kari imbere. Ntimuve imbere y'insakaza amashusho cyangwa se yinyakira amashusho zanyu. Turaza kubabwira ko Chorale Christus Legnat igiye kwiziza anniversaire, turanababwira n'andi makuru menshi nka foro tugiye gukora igitaramo. Wara Stizo warumbwiye gute? Ngira ngo telefone hari uriho twamwakira. Hello? 10 hello. Okay, I say aho hari. Niba nawe niba uri hafi ya televiziyo yawe cyangwa se yinyakira amashusho yawe, ushobora kongera ugahamagara tukakwakira, cyangwa se na radio muri rusange. Nabari kutumvira kuri radio 87 n'ibice bitandatu, namwe twabakira. Hello? Ndabona nawe ahise agenda. Okay, ntacyo reka turekera aho ngaho, tureke Florent agiye kuruhuka. Niba hari ubutumwa bugufi, ngira ngo hari n'ubutumwa abantu bari bakomeje nawe koherereza ku ruhande rwawe. Hari umuhanzi ukizamuka ubwaye igitekerezo, aranditse ngo yaje gusanga on her side byose bidakura bijya hejuru, ngo ntibivaho biri. Ari kuvuga Groove Awards ngo niko byumva. Ubwo ni ku ruhande rwe. Stizo, reka dukomeze n'andi makuru mu kanya. Turakomeza kugenda twakira izindi telefone n'ubutumwa bugufi tugenda tubusoma, abantu bakomeze babwohereze. Nababwiraga ko tuza no kugaruka n'ubundi ku zindi nkuru nyinshi zivuga muri gospel music ndetse n'andi makuru menshi atandukanye. Yes, Mike, urakoze cyane. Reka mu kanya mbere yuko tugaruka tujya mu yandi makuru n'ubundi dufata akaruhuko gato nk'amasegonda 20, hanyuma tugaruke dukomeza. Ni 10 tonight, ukomeje gukurikira. Anga usiogope.
imana yawe ntiyakwibagiwe